M23 tayari ubu ngubu niyo iri muri Sake. Amajwi ntago muri kuyumva ko nzi ko ndi kubona agenda sinzi ni murebe neza amajwi yagarutse yarabuze gatoyi. Yego yaragarutse. Yes, M23 yamaze gufata Sake tayari. Nona yamaze gufata Sake. M23 yamaze gufata Sake tayari. Mutobare rwose kuba kam journalist ukaba cameraman ukaba journalist ukaba na technicien niho habaye ikibazo. Kujya gucomeka ibikoresho ucomeka iki amajwi yaragiyemo, ariko noneho twabyemeza M23 yamaze kugira gute gufata Sake. Ubwo yamaze kugera hagati kwemera kujya muri centre, M23 bivuze ngo yamaze kugira gute kugira icyo yizera cyane ko ifite protection ya Kitembe iri hari hakurya, ifite ibibunda bya binini cyane. Kibunda ngejo cyarakubise kira kibunda cyayo cyakubise bombe mu bambiro. Iyo bombe yaguye mu ba FRDC bari Nzuro Kofi ngo yaguyemo umujyi wose uratitira ku buryo abasirikare ba FRDC bagera mu 120 bahise bahagwa. Yaguye ngo urabona hari abasirikare bahunze bava Minova harimo na Wazalendo bahungiye kuki bahunze ngo mu gihe mu gitondo bari hariya bari Nzuro. M23 yagize gutya ijugunyamo ikibombe, mu kujugunyamo ikibombe kiragenda kiragute kica abantu 120 n'inkomere. Ya Nzuro twavugaga tuti ahubwo niho FRDC agakwiriye gukorera protection ibarinda kuba bakora fuite ngo bayigeremo. Oya ubwo yabatsiburiye kure gukora protection bayibuze bari ntuza bari Minova. Gufatwa kwa Minova byahise bizinga filime yose. Yego. So rero nguko uko bimeze Sake yafashwe. Yafashwe na M23 FARDC bari guhunga. Bivuze ko abanyarubavu bashobora kwakira abantu bo muri coalition bagiye guho. yewe ni hatari ntago byoroshye. Za nshuti zanjye zanukaga se ubu ngo koko nizigaruke tuganire b'abarundi n'abazarendo baze bambwire inkuru ndi kumva nayo bari kuyumva. Bo bayumva cyane. Ese ariko nibaza ko n'amajwi ngo bari kuyumva. Yego. So M23 yamaze gufata Sake. Hanyuma twari turimo tuvuga ku bya Muyaya uvuga ko ngo batazigera bumvikana na M23. Mu byukuri ngiye nkabona ko ijambo rya Muyaya rigaragaza ahubwo ko noneho bashaka ibiganiro. Yego. Ngewe icyo ngicyo kikaba ari cyo kintu tutemeranya, kubera yuko nugerageza kureba naguherezaga aligima kuvuga ngo Muyaya ko avuga uti ngo ibiganiro bya Rwanda kuba byaraferinze cyangwa kuba bitaragezweho no gutsindwa kw'amahanga yose. Yarangiza akavuga uti kugira ngo ibi bintu byo kuhashya imitwe cyangwa na M23 irimo bubahiriza ibiganiro bya Nairobi. Ibiganiro bya Nairobi kwari ukurwanya imitwe yose yitwaje intwaro, yitwaje ibirwanisho irwanira mu burasirazuba bwa Kongo. Yego. Ariko noneho wagenda ugasanga hari imitwe myinshi cyane yiyunze kuri leta ya Kongo. Basigara barwanya umutwe umwe. Ariyo mpamvu nakubwiraga nti ibyo biganiro ya process ya Nairobi. Yego. Ariyo mpamvu nakubwiraga ati ibyo biganiro ari gushaka kuvuga bya Nairobi ni ibiganiro bisa nkaho ari baringa. Arajya kwirwanya se, arajya kurwanya Wazalendo bari gukorana, ararwanya FDLR bari gukorana, ararwanya yihe mitwe. Bazarwanya umutwe umwe se. Hano hari umuntu twefreme ari kuvuga ati mwabonye ko itangazo mbe turasohoye rya guteguza gufata ibice byinshi. Uravuga iryo yasohoye ninjoro cyangwa ahubwo gira iryo bafashe ninjoro twari buri garukeho iryo basohoye risotse mu masaha ashize. Itangazo batworeje mu rukerera ni itangazo ubona ko riragaragaza ko ikintu cyitwa ingengabitekerezo, ikintu cyitwa umujenosideri, yaba umurundi yaba umu FDLR bagomba gukubitwa bakakurwa muri mu bice hafi ya M23. Nabibonye kabisa, mbona ko Ephraim binarimo atubwira, nabibonye mbona ko M23 igiye gufata ibice byinshi.
bigaragara ko ishobora kuko Sake iri mu bintu bya mbere bya Riki, ariko twe twibaza ukuntu ishobora gufata Sake ntifata umujyi wa Goma, nabyo n'ubu ndacyabyibaza. ni itangazo rinini ariko umuntu turarigarukaho rwose kugira kuri rezima. ni itangazo rivuga riti ubutegetsi bwa Kongo n'u Burundi buyobowe na Chirombo Tshisekedi Antoine na Ndayishimiye Evariste ibaze kubashyira hamwe. Uvuga ngo ubutegetsi bwa Kongo buyobowe n'agasozi akantu yego bateguye kandi barimo gukora gahunda yo kubiba cyangwa ivangura amoko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. uyu mugambi uvuga ko ushyirwaho na opozisiyo mpimbano, urumva, hagati y'abaturage Bantu n'abanyanilotike. none ngo mu gushyira mu bikorwa uyu mugambi wa makable uwo nguwo kubiba amoko cyangwa sinzi ingengabitekerezo, bifate ko ari ingengabitekerezo ya jenoside ni muri rusange nicyo babihego. ubwo butegetsi bwombi bwashyizeho ihuriro rya gisirikare rigizwe n'ingabo z'igihugu cya RDC n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, Wazalendo, abacanshuro b'i Burayi, kimwe n'ingabo za demokarasi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yego, ngo zo kubohora u Rwanda. urumva bitwaje iki? intwaro. babandi uribuka rya jambo rya Ndayishimiye avuga ati agiye kuza kubohora urubyiruko rw'u Rwanda. yego, nuvuga ngo muri rusange babingenga bitekerezo yabo mu yo kuvuga ko bagomba kurasa metro bakanabohora abanyarwanda cyangwa se bakabohora u Rwanda. yego ibyo Ndayishimiye bafatanyije je n'itsinda rindi ryabibye ingengabitekerezo ya jenoside yashijwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. ibyo tsinda ni iry'abandi, ni irya FDLR. yego, urumva ati rishyirahamwe rikora ubwicanyi budasubirwaho bw'abaturage b'abasivili kubera isura yabo cyangwa kuba abanyamuryango b'umuryango runaka w'abatutsi bo muri Kongo, gusenya imitungo yabo no gusohora kurya inka zabo, mu ntara Kivu batwikira ibyo byose y'amajyepfo muri izo Kivu zombi. ati ubu bwicanyi akenshi buherekezwa n'ibikorwa byo kurya abantu. nushake urekere ibyo turavuze birahagije, ntabwo tubijye muri aya matangazo menshi. oya buretse ibimaze kuvugwa haruguru byemeza imiyoborere mibi n'igitugu gira conclusion kofi, gira conclusion nicyo bavuga muri rata. ati ibimaze kuvugwa haruguru byemezwa n'imiyoborere mibi n'igitugu byashyizweho mu gihugu n'ubutegetsi bwa Kinshasa nyuma y'imyaka 6 ku buyobozi. kofi rekeraho wisoma amatangazo cyane. ndashaka ujye kuri conclusion ya M23, the last point ziheruka iryo tanga muri iryo tangazo, muri rino tangazo. yego, niryo nshaka ujyeho twumve umwanzuro wafashe, turete tumenya ese koko biragarukira cyangwa n'umujyi wa Goma bagiye kufata. ariko bakubwira ko na Mubambiro ubu hari imirwano. abantu badukurikiye, Mubambiro naho hari imirwano. Mubambiro naho hari imirwano. ati anfe dusoza organization yacu izakomeza kurinda abaturage b'abasivile, bazakomeza kwirinda no kurinda abasivile. yego, kandi tuzakomeza nous restons déterminés à répondre aux appels de détresse de nos compatriotes qui réclament la libération suite aux atrocités. uri gusoma igifaransa cyane kandi undi wanabisomye, wanasoma gusa ugahita usobanura utiri ujya muri ibyo byo gusoma ntuzi. yego, urumva n'ubundi bakubwira ko ikintu cya mbere bagomba kujya gute, ntibashobora kuzabyihanganira. ikindi bazakomeza, bafite commitment cyangwa se ubushake bwo kurinda no kurinda abaturage b'abasivili, bakabarindana n'ibyabo, of course birumvikana. ikindi bazasubiza, ndetse bazasubiza kandi banahagarike ibyo byose, ibyo bitero byose biri aho ngaho. bashaka iki? ubwigenge bw'iki bw'uduce twose. tuzakomeza kwiyemeza kwitabira guhamagarwa cyangwa kwitwa n'abenegihugu no kubohora abaturage bari muri iyi ngoma mbi cyangwa se twabivuga muri mu ncamake ibyo ngibyo n'abahohotewe n'ubugizi bwa nabi. siko ko translatinga mu buryo buri muri ntuzi. yego,
ubwo bugiziri bwane ngo bukorwa buri munsi butegetswe nande na perezida Tshisekedi na Evariste. Muri rusange ni ukubohora abaturage, nicyo kintu M23 turivuga ko igomba kugumya kwirinda bakabohora abaturage, nicyo kintu kiri muri iryo tangazo. Icyo kintu rero, icyo kintu cyane wenda na Norbert baze kudufasha nk'abasesenguzi, icyo kintu M23 turivuga ndetse na Rudahunga, iki kintu rino tangazo rya M23 rigaragaza ko M23 igiye gufata ibice byinshi cyane, kuko ibi bice byose bavuga nubwo batamentioninze ngo naha nibigaragaza ko bakeneye kubohora iki abaturage no kubarinda babakura ku ngo y'ubutegetsi bubi bwa Tshisekedi. Ubutegetsi burimo iki bufite ikintu cya mbere cy'ingenga bitekerezo kimwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Nibyo mvuga, ubutegetsi bw'u Burundi nibukiri intambara shabaza barabarame, kandi baravuga bati ni abaturage bo muri za Kivu zombi. Ahubwo ukibaza ngo reka umuntu yakwibaza noneho ahubwo tugerageje kuyoza na biriya Muya yavuga, kubera iki Muya avuga abayobozi avuga u Rwanda, avuga ati ibya Nairobi n'iki nibyo byagakemuye ibintu, ariko agression tuyikorerwa n'u Rwanda kuko M23 itabaho. Kuri wowe ni ibintu ubona n'urwitwazo? Nubwo utarabanza kumbaza ntabwo ndi bukigusubize, kubera ko ni ikintu tuvuga buri munsi. Tshisekedi akivuga buri munsi, ndetse na Muya yabivuga buri munsi. Iyi agression y'u Rwanda ijya ku matwita yabo, ujya ku banyamakuru bo muri Kongo, ujya kuri propagandiste bo muri Kongo bavuga agression y'u Rwanda. Na Kirimwami bavuga u Rwanda. Mu itangazo Kirimwami yasohoye ejo yavuga ko ngo bahagaritse amato matoya ku manywa na nijoro kubera ko ngo bafite ikibazo cya agression y'u Rwanda na M23. So urumva nta kigusubiza gute se? Bo nicyo niyo ntuza protection bafite, ni book emissary. So uvuga ngo kuvuga u Rwanda bo bafite uburyo bwo gukora conspiracy ku Rwanda. Intambara uko ibatsinda aravuga u Rwanda, ndetse uraje urebe sake ntifashwe baje bakubwire ko M23 atari yafashe sake, ahubwo sake ifashwe n'ingabo z'u Rwanda RDF, sibyo? Ibi byose nibyo bintu bavuga kugeza ubu ngubu, nta nubwo gena niyo mpamvu nashaka kubitindaho Kofi. Guhora mvuga ibintu byabo bavuga by'u Rwanda ntabyo navuga, kandi nzukuri ndabizi igihe ubwanye niboneye ibyo mvuga, ndabizi kuva 2010 kwanza kuva 2009 izi ntambara umuntu yarazikurikiranaga, sibyo? Izi ntambara natangiye kuzandika wenda 2009 bwo nakoraga muri production, nkora mu bintu bya kamera, iki ntakunze kujya kuvuga. Ariko izi ntambara kuva 2012 nakoraga reporting history y'izi ntambara, nubwo nakoraga icyo gihe za 2009 kuva natangiye itangazamakuru. Izi history y'ibi bintu umuntu arayizi kwanza kuva 1995 96 kugeza kuva kuri FDL kugeza uyu munsi wa none. Ubu FDL zigera bagera ba X-Fare bagera muri Kongo, ibyo bakoze kuva bagera muri Kongo nta muntu umwe ufite amahoro mu bantu bari batuye hariya. Abantu barahunze, abandi barishwe, uzi imiryango yabuze abantu babo. Ibi rero bamuye bavuga nk'abapolitisi, rimwe na rimwe binagutera. So nk'umunyamakuru sinkwiye kugira emotions cyangwa ndakara, ariko hari igihe umuntu arakara pe, ugasanga ukibaza nk'uba abantu batekereza ko ahari abantu babuze bayimfubye, abandi bakaba bapfakaze hejuru y'aba bantu, abandi bakabura abana babo. Je naganira n'umuntu ubwo twari mu kibaya cya Kibumba, umugabo umusore yababaye cyane, ambwira kuntu abakuru be baguye mu kibaya cya Kibumba. So bagwa muri izi ntambara. Rero jiwe nk'ibi bimuyavuga ku muntu uzukuri, ku muntu z'amateka y'u Rwanda, twagize ingaruka yayo turabizi. Kofi binkoraho birambabaza cyane. Impamvu rero hari igihe wenda sinzi gusa rimwe na rimwe amarangamutima afata umuntu akaba yanava no kuri mikoro akagenda, ariko nk'abi bavuga u Rwanda se FDL ikora iki hariya? FDL hariya mu kibaya cya Kanyamahoro, reba babana ejo bahoze bagaragaza batwawe n'iyo mitwe yabo, bafite umugambi wo guteza umutekano muke mu Rwanda, bafite umugambi wo kugira ngo ubutegetsi buzavaho bugiye cyangwa ngengeheye. Iyo niyo mpamvu rero nakubwiraga yuko mu ijambo rya Muya ahubwo rihatse kukuba bo bifuza gutera u Rwanda, not ibiganiro. Sinzi noneho ibiganiro byo washe kugetinga. Ntago point yawe na getins. Ibiganiro byo barabishaka kuko nta batanabishatse nta n'ikindi babona. Kanga urugero rumwe, umujyi wago murafatwa vuba
umujyi wa Goma urafatwa vuba. Sake irafashwe, imbunda bari bafitemo hariya ntabwo bazikuramo hariya, uretse uraza kubona reporter sasi na Mageruhi. Imbunda bafite mu bambiro, even na Sadek bari hariya. Umusadek bagiye mu bambiro, nagira amahirwe arasohoka magende. None se atatangiye gutakamba nugaragaza ko bari interested kuri Rwanda, ariko bashaka kugana n'u Rwanda. Toujours bavuga u Rwanda. None se u Rwanda ko rwemeye kujya muri Rwanda rwagiyeyo, bo nibyo bashakaga. Ariko icyo nahubwira cyo nuko ibiganiro bashaka u Rwanda rwabwe ko red line nuko bataganiriye na M23 AFC batazigira babona ibiganiro, u Rwanda tuzongera kwicana nabo. So intambara irakomeje, Kongo nizegereye ko intambara izirwanaho, kuko M23 ikeneye gufata ibice nabyo uko izatera M23 izirwanaho na FARDC izirwana, ariko nta bushobozi mbone FARDC ifite bwo guhagarika iki M23. Saa kiragiye rwose, abadukurikiye mu byumve tayari M23 ngubu wavuga ko ariyo iri kugenzura Sake. Deja yamaze no kwinjira muri centre ya Sake, yamaze kugeramo. FARDC irimo rukanka n'imirwano ikomeje mu bambiro, ariko naho n'imirwano ya mu bambiro ntago nyibona nk'imirwano ishobora kugira ikikora. M23 yateretse imbunda Kitembe, yagize resistance ikomeye cyane. Urabona Kitembe FARDC yagerageje kwarasa amabombe menshi cyane mu ijoro kuva saa 7 z'ijoro. Kofi wenda bamwe bari basinziriye, ariko nabikurikiraye. Kuva saa 7 z'ijoro byari imirwano y'amasasu matoya n'amasasu manini. M23 urebye hagati yayo na FARDC intera ririmo metero 200 guca, ureba nzuro ukasemo akantu, harimo akantu kambuka hakurya. Ariko M23 urebye uburyo yari yakaniyemo, nibigeze bashaka kuva kuri Kitembe nyuma y'amabombe menshi FARDC barasaga, ahubwo none icyo babakoremo iki gitondo Sake bayikubisemo ibisasu mu bambiri, imira ry'ibisasu. Ngaye nguko ngaho rero niba resiste Bazarendo nibo ba mbere baduhaye amakuru tugati tuvuye muri Sake. Ngaye nguko politike we politike ni hatari kabisa. Gusa kubwanjye na amashimwe ku bantu batuye uzi ibisasu FARDC byose yohereza. FARDC kuva mu gitondo yezaga ibisasu mu misozi ya za Ndumba, Rutobo byinshi cyane, ntuzana hano Kimoka. Umvisha amajwi y'abaturage barimo bavuga ati barimo barasa ibisasu batitaye ko abaturage bapfa. Bananiye gutangira M23 kiri Minova, bananiye gutangira M23 kiri zabwera Mana ngo iyi misozi ya post strategic bayigumane, none bari kurasa ibisasu byo kugira gute byo kwangiza abaturage. Nibyo bavuga. Reka nongere nkakumvishe, wenda reka twumve na nirijwi rindirije none hanga. Wabyumvishe confirmed kabisa. Sake tu wanaikamata, Sake tu kabisa iko sawa. Basi Mungu na maombi tu, Sake tu kabisa itakuwa tombe deja. Atuka hakuna espoir tena Sake. Ndio wale wakimbia kabisa. M23 bakoze ikintu gikomeye. Nanjye reka mbabera abafana. Meki bakoze kiraho ngaho sibyo bakoze izi za Bazarendo, izi ntera hamwe za zirirwa zica abantu rwose, abantu banyihanganire. Nanjye ngo volume yavuyeho gute, volume yavuyeho kandi mbona nyibonamo sinzi yibwo ni ya telefone. Nongere nkasubizemo wumve Abazarendo bari gukonfaminga ngo Sake yetu kabisa yetu inakamatwa. Sikia kwanza. Sake tu wanaikamata, Sake yetu kabisa iko sawa. Basi Mungu na maombi tu, Sake yetu kabisa itakuwa tombe deja. Atuka hakuna espoir tena Sake. Ndio wale wakimbia. Bose ari kinda audience yatubaza koko. Sake imekamatwa. No Meki. Sake iko mkononi wa M23 sahi. No turabihuza dute na Costa Mutamba, Ministre de la Justice ati yatangaje ko ku itariki 9 z'ukwa kabiri bazasengera FARDC na Bazarendo ngo bakomeje gushyira imbaraga ngo mu kurwanya ingabo z'u Rwanda. Urashaka ko mbivuga hose? Yego. Bibutse bitereko basheshe Kofi. Bananiye gusenga ikiri Bunagana, bananirwa kuvugana nayo ikiri Rucuro, bananirwa kuvugana nayo ejo wundi wa mugani w'umuzarendo ati mume icokoza ngungu
none reba turimo turirukanka. Ibyo bintu byose ni amatakirangoye. M23 already yamaze kugera mu byicaro byayo, Sake irayifata, turaza kumva n'ibindi bice na Kibati vuba murayumva. Ikindi icyo nabwira abantu bakurikiye Bwiza TV kugira ngo tuha amakuru yizewe, mu makuru umuntu nararanye nuko nzi ko mu birunga naho ubwo tukiri kuri bya Sake nuko M23 yamaze kwegera cyane igice cyegereye umujyi wa Goma. Yamaze kwegera igice cyegereye umujyi wa Goma ku buryo Bazarendo bamwe bamaze kuvamo, bahunze baje hafi za Rusayo, mbese bamaze gucika umutwe, barakubiswe. Umva Rabini ngo jya kuri tere ngo Sake yafashwe. Ndabizi Rabini hari abambereyeyo Shakenge TV, hari abambereyeyo bari kuri tere. Sake yafashwe, narebe kuri title yacu Rezi Sake M23 yayifashe. Nibaza ko Bwiza ari yakoze breaking news ya mbere ivuga kuri Sake. Bamwe bari barimo baratuka ngo dushyushye inkuru, nahoze mbona abo twana mu magroupe yacu ngo dushyushye inkuru. Ntago tuya tuvuga ibintu tudafite igihamya. Twamaze no gukora fact checking hagati muri ntuza muri ku bandi bantu kuri the big fish cyangwa se kuri ku bantu bari no mu rugamba. Already cyambere igihe umuntu abimbwiye wa mbere n'umuzarendo ni wambwiye ati ebana ati adukuye muri Sake, ati bene wanyu badukuye muri Sake. We ni kwa kukubwira ati bene wanyu bamaze kudukura muri Sake. Ndavuga ni byose koko nanga kwemera umuzarendo, ndamubwira ngo record voice, recording arayitwohereza. Hanyuma ubona abaje undi uri muri ufite nawe force ati nibyo koko meke, ibyo yari yabanze yanje no kubimbwira ati nibyo koko Sake yafashwe. Ntago ari umuntu uri ku rwego rwa Lieutenant Colonel yakubeshya. So urumva rero ngaye ngoko Sake yafashwe. Ni inkuru nziza rwose, ni inkuru nziza cyane ku bantu nego. Ejo nta nubwo twatekerezaga Sake, twatekerezaga Nzuro natekerezaga ahubwo mu Bambiro. Ni nayo nakoraga mu analyse zanjye even na Rudahunga twese twabibonaga, ariko twe tukavuga ko nkurikije amakuru naranye n'injoro y'uburyo M23 yari irimo yidegembya kuri Kitembe n'amatoroshi n'iki nta kibazo. Nongeye kumva uburyo muri saa 7 z'ijoro imirwano yongeye kubanza bagandi kabisa M23 ishaka gufata ahantu hakomeye cyane. Ariko nkareba ukuntu Sadek na FRDC FDL Wazarendo bakaniye muri Nzuro nako kuri mu Bambiro, nkavuga nti se birashoboka gute? Ngaye nguko rero Sake yafashwe, amarira kuri leta ya Kinshasa arakomeje. Mwumvishe umuzarendo kunari kuri atebana Sake yetu bameka mata bako analia. Sake yetu imeenda ati bya bindi maziwa ya mtoto alishatoka. Mwihangane ndi guseka jewe. Impamvu useka nuko ari abantu babazarendo n'abarundi bambwiraga ngo Sake yamutayika mata. Baba bazi ko ngo nanjye ndimo ariko sindimo. Je ndi mutangazaji. Ariko babishyizeho naye ndababwira noneho nkabereka fact, naberekaga nti dore icyemeza ko M23 izayifata tujye impaka, bakabura ibyo bambwira ki bakantuka. None se bimeze bite? Aguzi babazarendo bahaga umuntu voice note turi mu kibaya bati muri kurasa hatariho. Ahubwo hariho n'ugeze kumbona mu kibaya arambwira ngo sha ngo utalungula, yambonanye na maisho je ngo mutalungula we na ndugu yako. Mutalungula ngo akayaseka ngo ha ngo FRDC ngo naskoyi batawalunguza ngo ikintu cyambabaje ngo mwebwe ngo muri bwoko bwavunwe. Sha aya ngaye nguko update ishyashya nuko M23 imaze gufata umujyi wa Sake mbuzi. Nkabona ko hano ntari buhite ndabonamo hano Rubero, ndabonamo Rubero, nkabonamo na Sud Kivu, kubera ko tugiye mu makuru yanda hari. Ntago babona bajya Beni barajyayo kuko banakubwira ko ahubwo banariyo. Abo hariho nk'umutwe ukora nayo AFC wamaze kuba ready, barabivuga. UN yabivuze no muri report, singeje nyine bivuze ibyo birazwi. Hari umutwe rwose buvuga ko uri muri mutaka wa AFC ngo bahema, bishobora kuba ko uri standby nkuko babwira ko muri Katanga hariyo abandi bantu izindi elema z'abakongomani nabo bari standby. So mu bigaragara agenda abona Sud Kivu, nkabona na Rubero. Hanyuma ndareka mbite nkwereka ibishoboka ko bishoboka nguhe elema dushobora kwifashisha
z'amakuru ava muri Rubero, naho ejo M23 yakozeyo ama operation yakaze cyane agwamo za Wazalendo na FARDC. Nuvuga ngo amakuru namenye bishoboka ko hano M23 irimo iragira gute iri gushuka FARDC na Wazalendo, cyane cyane Wazalendo. Nishaka ko Wazalendo barenga muri Rubero, muri centre ya Rubero. Hagashaka kwinjira naho muri Butembo. Ntago ishaka kwinjira na Wazalendo muri Butembo. Niyo makuru ahari. Urebye uburyo iri kubashuka Abazalendo benshi amaze gushiramo hariya muri Rubero, hano muri ntuza muri Mambasa. Kubera kuza M23 buri munsi irababereka kuti twavuyemo ikagenda. Abazalendo bakaza bagize gute birukanka, bajyamo M23 ya gute ikabarasa ikabakuramo. Nk'ubu ngo bakubwira ko ku munsi w'ejo M23 ndavuga muri Sud Kivu yafashe uduce twinyuma ya Minova muri teritwari ya Karehe. Uduce yafashe mu buryo bworoshye ko nta mirwano myinshi yabire ko abeshi mu ba FARDC ndetse n'abarundi na Wazalendo bari guhunga bajya Ifiriya. Uduce twerekera mu gice cya Bukavu yafashemo ahitwa Bukaka, ifatamo Kijinji, ifatamo Mahuge, ifatamo Makerere, ifatamo Buciro, ifatamo Nyondo, ifatamo Cyondo, ifatamo Muhanga, ifatamo Burenga cyangwa se Burenga, ifatamo Mukwija, ifatamo Bunyango, ifatamo Cyeya, ifatamo Bushushu n'ahandi henshi cyane. Hano hose hakaba ari mu nzira zijya gute zerekera Bukavu. Ibi birakwereka ko progression ya M23 igize gute muri Sud Kivu ifite imbaraga zikomeye cyane ko abantu M23 iri kurwana nabo mu bice byerekera Sud Kivu n'abantu bamaze kujya gute kuyihahamuka, yabagize ibikangi. Urumva yabagize ibikangi bose bari guhunga berekera muri Sud Kivu, bikwereka ko isaha n'isaha aba bagabo bashobora kujya gute M23 kujya gute kumva ngo yafashe Bukavu. Ubona ko Bukavu kugira Bukavu ubwo bizayivuze already ko yafashe Sud Kivu, ko izayifashe umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, kandi of course izafatamo n'ikibuga cy'indege. Bikwereka ko kugira Bukavu birahita bimariza Sud Kivu. Sud Kivu ntago mbona ko M23 ize gute izaharwana. Katurebe ibindi bice M23 yarwanye mejo. Tugenda tujya kuri izi ngingo ndetse tujyana n'amakuru amwe namwe dukura muri Sake. Bahubira kandi ko ku munsi w'ejo M23 ngo yakiri inkomere nyinshi cyane zivuye Karehe zijya Bukavu. Inkomere yakiri guruva zirimo za Wazalendo na FARDC. Inkomere za FARDC. So ntago ari M23 sorry ni FARDC yarazakiriye. Inkomere zijya muri 432 barokotse mirwano. Aba FARDC barokotse mirwano yabiraga Minova, yabereye mu bice bya Karehe muri rusange muri kice kirekira mu majyepfo. Bavuga ko ngabapfuye muri Wazalendo bo ntago ushobora kubona umubare wabo ko ni benshi cyane kimwe na FARDC. Bakavuga ko nibura FARDC ejo yatakaje abantu benshi cyane muri iki cyumweru gishize. Bakavuga ko ipfushije nibura abasirikare barenga 500 FARDC yonyine udakizemo abarundi. Abasirikare barenga 500 muri no mirwano zose uko M23 yagendaga ijya gutisunika. Ari nabyo ubona ko byateje FARDC na Wazalendo guhamuka ko aravuga ati ntago dushoboye kugira gute kurwana, ntidushoboye kugira gute guhangana na M23. Abeshi mu Wazalendo bavuga ati M23 bakona forcing sana, bako tayari, bako determine, bakakubera ko ngo bari M23 ngo ibyeno equipe, ifite ekipoma, ifite ubushobozi, ifite ingabo nyinshi cyane ko bakubwira benshi, kuko ntabwo bakubwira ko M23 ngo ari bakeya, ni benshi, sibyo? Dukomeje tugenda n'izindi updates zihari bakubwira ko ubu ngubu ubwo twazaga muri studio amakuru ya nuko umutekano wagoma byo rwose ninjoro wari waraye nabi, n'ubu ngubu nto birushijeho kuba bibi cyane mu baturage ndetse no mu basirikare, kuko bakubwira ko abaturage bagoma ngo ubundi bari basanzwe bazi uko ngo M23 nyine ifata Goma ubuheruka uko byagenze. Bakubwira ko ngo uhere mu baturage ubwoba ni bwose, ndetse batangiye bamwe guhagarika ibikorwa byabo no kugenda, kuko kuva ejo bundi ku cyumweru abantu bakurikiye Bwiza TV kwanza kuva ku cyumweru bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Goma nk'afite ibikorwa bimwe na bimwe ku kibuga cy'indege batangiye kuri indege bajya Kinshasa, abandi bajya za Beni ndetse na Butembo, abandi bajya za Lubumbashi, no bamwe bari kwerekeza cyane cyane barimo abanyepolitike, barimo abadakunda M23 ubwo nabanzi bayo, barimo abategetsi n'abasirikare bakuze benshi bari guhunga. Bavuga ko ibi byahise bigabanya icyizere ku baturage
bari bafite igisirikare cya FARDC na Wazalendo bose ko mu mujyi wa Goma bamaze kubona ko nta yandi mahitamo ngira ngo abantu benshi bakurikira ama circulation y'ama audio ari kuba mu magroupe yose agaragaza ko M23 abaturage bamaze kwezera ko nta yandi mahitamo igomba kuza mu mujyi. Bamwe banatangiye no kuvuga ati tuguhaye karibu, mwarabibonye Minova M23 bayiteye indabo, bayakije indabo, murabizi Yesu agera i Nazareti uburyo byagenze, bamushyize ku cyana cy'indogobe. Ni Nazareti sinibuka neza ko ndibaza ko yinjira Yerusalemu, bamushyize ku cyana cy'indogobe. Ni nako rero M23 hano yakiriwe n'abanyaminova. Aha rero noneho abanyagoma bo noneho ntago bikiri bya bindi byabo birirwaga batuka M23 bava ngo ni banyarwanda nini. Ubu baravuga bati yaba yari ije nibura tukaba twahomeka izi bombe, tugahomeka izi za Wazalendo, tugahomeka izi FARDC, akajagari kagashira. Niko bimeze abantu birebe mu maudio. Hanyuma dukomeje, ndi kuguha amakuru rwose ya nyayo yizewe. Muri Nyiragongo abarwanyi ba Wazalendo oya ahubwo reka turebe mu nkambi rero. Bakubwira ko mu nkambi yose, wenda tubanze dore kuri y'abaturage, mu nkambi yose zikikije umujyi wa Goma, bakubwira ko abaturage bahangayitse cyane bikomeye kuko inkambi zegereye imirwano zose zahungiye izegereye umujyi. Bivuze ko umujyi wa Goma maze kujyamo abantu benshi, bahungiye inkambi zegereye izindi nkambi ziri mu mujyi. Bavuga ko inkambi ya Nzuro yahungiye ku Yarake Vele, iya Rushagara na Kimashini zo zahungiye Buhimba ndetse na Burengo. Bavuga ko kugeza ubu ngubu noneho inzara ari yose muri aba bantu bahunze mu badeplace. Ikindi bababwira ko hari abandi bavuga bagera ku 150 cyangwa se barenga baje bagahungira mu mujyi wa Goma mu cyumweru gishize, muri iki cyumweru kimwe, iki cyumweru cyabaye imirwano yabiraga muri Sud Kivu. Bababwira ko iyi mibare bishoboka ko no kuba yanarenga. Hanyuma tujye muri Nyiragongo bakubwira ko abarwanyi ba Wazalendo na FDL bose bakomeje kujya kwisuka mu bigo biri hafi yaho y'ibya SADC. Ubwo ni kuvuga ngo na MONUSCO bakomeje kwegera MONUSCO, bose baramanutse. Kubera iki? Muri Nyiragongo harimo imirwano ikaze, M23 yabakoreye agashya ku buryo yabegereye cyane, nta buryo bafitemo bwo kuba bagira bahatindamo. Ikindi gihe nuko muri Rusayo bakubwira ko abarwanyi bose bakubitiye muri parike ya Virunga ahitwa ku Karake, bose bari kumanuka bisunga village ya Karangara. Aha hari MONUSCO hafi ndetse n'abasadek. Uko M23 ngo yakomeje kwegera iyi sheferi ya Bukumu, ni nako abarwanyi bari kunanirwa bakihindura abasivili ngayo nguko. Aha rero niho ushobora kwibaza uti biraza kugenda bite. Jewe naza guhita ntekereza ku Rwanda, aba baraza kwinjira mu Rwanda nk'abasivili, Kofi barinjira mu Rwanda nk'abaturage. Mugiye wenda umbwira icyo umbwira mbere yuko dukomeza tuvuga no ku yandi makuru agezweho ahari tugenda tubwira abantu. Turacyana giranye n'amakuru ya Sake. Biragoye kuba FDL yakwinjira mu Rwanda irwana, ishobora no kwinjira irwana ariko bigoye bite kandi ifite imbunda. Kuzigira ni kimwe, uko yinjiye muri Kongo 9 kanihunga ntago bishobora kubaho ku Rwanda kwishobora kwinjirira se, kuko ibyayibaho ni nko kuvuga ngo ishaka gusibangana kwibagirana yakwinjirira se, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Birashoboka yuko nyuma y'imyaka myinshi FDL ahubwo ishobora kumanika imbunda, gushyira hasi intwaro, igataha igasubizwa mu buzima busanzwe nk'uko abandi barwanyi bayo bayihozemo batashye, ndetse abari mu Rwanda ubuzima bukomeje. Nta garuko mbibona bafashijwe gusubizwa mu buzima. FDL ifite gahunda yuko umujyi wa Goma n'ubatombe izarasa mu mujyi wa Goma, ariko amakuru izarasa mu Rwanda cyangwa se kazi Rwanda. Andi makuru yarahari nuko uwitwa Victory Byiringiro, perezida wa FDL, mu gihe cyashize yabwiye cyangwa se yaje kuvuga, ntago yabivuze muri rusange, ni yaganiraga n'imboni ya Bwiza, aza kwibwira ko abona umujyi wa Goma ugiye gufatwa, ariko n'uburyo bwo bagiye kubona bwo kwinjira bwo kwinjira mu Rwanda, cyangwa se bakaba baza bagakubita M23 bakaya ku mujyi wa Goma, hanyuma nabo bagahita babona uburyo bwo kuhora u Rwanda.
ngabo rero abaye FARDC na wazalendo ngabo barahunze rebo wikoranye umufuka w'akabuye ubona ni umusirikare abo ni abahunze kugira ngo uriya ni umwumbati afite ku ruhande ubanza ari umuturage uriya abona ni rokete afite ikintuza cya RPG dore ngabo baragiye dore ngabo abakomanda ukuntu bagenda kumva bati ahubwo bazavure ngabo baragiye rwose kugira ngo iyi video yanakwira ahantu hose barahunze ntago byoroshye bamiriwe nabi yewe ngayo nguko rwose barahunze bagiye bikoreye amaboko ngayo amakuru akomeje kugenda avuga hanyuma tugiye wenda ndaje urahita ugaruka uvuge Kofi hanyuma babwira ko muri rusayo gwe abarwanyi bose yego bihinda abasivili bavuga ko ubu ngubu ngo bya bindi abantu baramenyereye bya wazalendo ngo bari guhinduka bagenda ku mamoto bakabya bimwe byo kugenda bagira gutyo bizi ko abazalendo batwikaga cyane ku mamoto ubu ngo ntushobora kumenya naho bari kuko ngo bigaragara ko baciye amaboko bimbwiye ati meke ntushobora kubona ngo umuzalendo noneho ari mu mujyi wa Goma kuko umuzalendo bambokana bande bose bagira gutya mamoto bagahinda mu mujyi wa Goma ahinda ati buri wese ahubwo ari gushaka naho hisha yahabuze babwira kandi ko ibitaro bya Sebeka Ndosho na Virunga ngo bishobora kuba bicubikiye n'ibiri nkomereza abazalendo zirenga 1000 urumva ko abazalendo bagize gute bakomeje kuba mu bibazo hanyuma tujye Rubero ubwo ndi kunganira mu genzi wacu cyangwa se umusesenguzi wacu Norbert kuri comment ya doye ngira ngo twuzuze amakuru ye twuzuze information ziba zihari mu busesenguzi bwe yatanze tunagaragaza uburyo ibi bintu yavuze bishoboka yego tujye muri Rubero tukubwira uko flow zaho zihagaze Rubero abaturage ngo babutembo mu minsi yashize begeranyije amafaranga yo gufasha za wazalendo babazanira ibyo kurya babazanira imyenda amazi yo kunywa ariko ngo kakureka ko metero yagaragaje ko iri muri direction yo kwerekerayo kandi ko ifite umugambi wo kurangizanya na wazalendo hari batari bagera butembo nuvuga ngo umuzano utaragera butembo kugira ngo azasohoke mu gice cya Rubero biragoye yego uwahunze mbere yigira inama ni nkuko abantu bikaneze ikiganiro twababwiye ndibaza ko ni kuwa mbere twarimo tuvuga tutu umurundi n'umuzalendo FARDC batarasohoka muri Minova bizagurana ko azerekeza mu nzira ijya Sirikivu nagaragaza ko umuzalendo cyangwa umurundi wamanukiye muri Bitonga akamanuka kagenda za Rumbishi uwiwe afite amahirwe yo kuhunga kagera kuri ariko wari ukirimo hari byari bigwe kashobora kujya gute kuba yasohokamo nanga niko bimeze M23 rubona ko idashaka ko hari umuzalendo usohoka muri Rubero ngagiye butembo ntago ishaka kujyana nabo ni nk'ibyo yabakoze abantu babyibuka neza M23 yatatse Warikare mbere yuko ijya muri Masisi zone icyo gihe iragenda ijya kuyatira Warikare isa nkaho ifunga inzira zose zavaga muri Warikare zijya muri Masisi ubona ko igamije guheza wazalendo mo hagati ikabakubitiramo idashaka kuzarwana nabo muri Warikare nureba neza muri Warikare intambwe za muri Warikare izaba yoroshye cyane uko nta wazalendo nyinshi bari usibye abo kwa Gido kandi nabo abenshi yarabashutse baza muri Masisi binjira mu nkengero za Masisi na Warikare abenshi barangizanyije nayo muki muhariye bona ko namayiri atoroshye kuri M23 bavuga kandi ko M23 imaze gukubita wazalendo na FARDC benshi muri Mambasa Katendere Mukura na Kasinga abari hari abatubwira ko umugambi wa M23 ubona ko nugukubitira wazalendo nyine hariya ku buryo nta numwe nyine uzagiraye nkuko nabivuze hanyuma bavuga ko guhera kuwa gatatu ushize Kasinga na Mambasa M23 ngo imaze kwakubitira nibura wazalendo na FARDC bagira muri 422 niwe bamaze kubarurwa baguye hariya wabyumvishe Kofi yako ni benshi hanyuma bakubwira ko kandi M23 ngo umbe irabashuka ubwo n'umuntu wacu uri muri Rubero akabaha umwanya yamara kubaha umwanya bakinjira muki bakinjira muri eneo zayo hanyuma igahita ifunga ubundi kabafungira inzira ngo hano hava umwe kwijana hanyuma imirwano yaje muri lokalite ya Katendere ubwo naho ni muri Rubero M23 ngo yakubise yihanukiriye FARDC baburaho baca barapfa warokotse hano ni Hamana ku buryo abagera muri 82 bageze gute barasigaye umugambi wa M23 akubwira ko ari ugufata Rubero centre ishaka kuzinjiramo nk'akanyabayonga ni nako kandi wo kanyonga byagenze yabanje kujya bakubitira haraba yahirikiye amabuye so nuvuga ngo M23 ubona ko mu mayeri yayo adasanzwe ikunda guhana aba bazalendo nabo batagira gute batajya biga ngo bamenye
bamenye imikorere ya M23 cyangwa se bamenye imikorere y'uwo bahanganye. Kofi, are you ready? Muri kumwe natwe mutubwire amakuru mukomeje kuyumva neza, amakuru akomeje kubageraho, namwe mutubwire uko mubyumva. Harya uriya uza byiringiro n'ibyiringiro uriya wa FDLR niwe bita Rumuri, niwe witwa Rumuri. umusaza baheka mu ngobyi. Mikrofone yawe ayizunguje ubu ni sawa. Umusaza baheka mu ngobyi utakibasha no kugenda niwe ngo urota kuzafata u Rwanda, arwaye amavi. Hanyuma dukomeje n'amakuru nayasake kandi mukanya ndaza kuyabagezaho. Nuko abantu benshi bagikomeje za mboni zacu zikomeje kuvuga ati nyuma y'imirwano ikaze M23 yafashe Sake, bose nicyo kintu bari kumbwira ati Sake. Ntabwo turabona ripoti ya risasi na mageruhi. Hanyuma bakakubwira ko noneho turi Robero, nabibabwiye ko imbere dushaka kubikora za operation ubonye neza zimeze nk'iza Kanyabayonga. Hanyuma tujye muri Masisi, bavuga ko Masisi ngabo za M23 ubu ngubu ibintu bimeze neza, zihagaze neza muri position zose, nta kibazo na kimwe. Wazarendo bari kwirukanka bahunga bo bamerewe nabi. Hanyuma muri Sud babwira ko gusaka bya bindi twabwiye ko ahantu hose be turafashe ikomeje kuhasaka, kimwe na Masisi ngikomeje gusaka cyitwa Wazarendo, irimo irabahigisha uruhindu n'abayefardese ndetse n'abarundi baba bakirimo hariya. Babwira ko rero amakuru ya none ahangaha wenda mbonye n'ubundi tayari no kuvuga ngo nyuma y'imirwano ikaze M23 yafashe Sake, tayari zayikandagiyemo. Ngaye ngoko intare za M23 cyangwa se intare za Sarambwe zikoza amateka. Sake nishobora noneho kujya gute, sinekeza ko bateze ku mu gikari. Abantu bari kuvuga ngo umuntu agiye kuri Twitter aravuga ngo amakuru ariho nuko koloneli wo mu ngabo ngo z'abarundi yatorokanye n'ingabo 120, bamwe bavugaga 200 bijyana muri M23. Bamwe ku kantu bakoze fact checking ku makuru yacu ari buze ku marezo sosiyo, birashoboka kuko abarundi benshi baburi birengero muri nyuma y'imirwano yabaye muri Minova. Benshi baburi birengero, kuburi birengero bivuze ko ari ukugira gute no gusanga M23. Seserika rero kanze mbereke na video ya Seserika uko Abazarendo na FARDC bari kukina, bari kwerekana ikirenge ku kindi, bari kwereka munsi y'ikirenge. Kofi, inkuru yo gufatwa kwa Sake urayibona gute? Ngewe uko mbibona cyangwa uko mbyumva, Goma iryira imenge isaha n'isaha, intare za Sarambwe zishobora kwitahamo. Ikindi cya kabiri nuko ugerageje kureba bamwe mu bantu b'abakongomani ariko bari mu nkambi zo mu Rwanda, yaba bagiye muri za Amerika n'ahandi hose, abenshi bavuga bati dukeneye kubona Kongo yacu iri secure, ifite umutekano. Ariko abakongomani baranavuga ko aho M23 yafashe ari secure. Ubu ngubu aho yafashe muri Rucuro, Masisi, abantu baho bari mu mutekano. Oya, ariko abenshi bavuga bati ni sekiriza intara yose, urumva. None tugaruke twumva yuko n'ubutegetsi bwa Kivu y'Amajyaruguru kuyisekiriza no gufata umujyi wa Goma ndetse n'indi migisigaye. Ngaho rero aho ngaho ni kuri SSRK. Dore ngaho barahunze n'imodoka zabo bari kwirukanka n'amamoto. yewe ni hatari, barahunze. Bashuti banje b'abarundi barihera ngo baze batubwire uko babyakiriye. Barihe ngo batubwire rwose uko babyakiriye. Nibo bantu ba mbere twahuraga tuvugana nabaha, ntago wapfa kongera kubabona, nabaha gukuri ntibabyumve, bagashaka ko mvuga ibyabo. Ngaho nibambwire ubu kuri gwari nukuye. Amakuru tuba tuyafite, mujye mwemera rimwe na rimwe nababwira amakuru abahari. Ntago bwiza yaje kubeshya, kuko ibyo kubeshya byo ntibibaho. Mu myaka 10 n'ingahe tumaze ntago tubeshya, nubwo twavugira abaturage babaye, ariko hazamo n'ukuri nk'umunyamakuru agashyira mu kuri. M23 bafatanye Sake na Goma murarye muri menge. Gusa mbona ko
hashobora kuzamuka furo cyangwa se imirwano ishobora kumanukira noneho mu kirunga, muri Nyiragongo cyangwa se mu kibaya cya Kibumba. Abagabo barajya hera, kandi icyabaho ni uko bamanukiye mu kirunga n'abari Sake bavayo bose bagahurira mu mujyi wa Goma. oya bose barerekera mu Rwanda. urabona ko impunzi, u Rwanda rushobora kwakira impunzi ahubwo ba gitifu w'akarere Bwana Olivier ndetse na meya w'akarere Murindwa babe bitegura abashyitsi, babe bitegura abashyitsi wowe si kwibona cyane rwose, babe bitegura abashyitsi kuko isaha n'isaha uko yabatunguye ikabakubitira muri Sake, bari bategereje ko igiye kuza Nzuro, ni nako ishobora kubakubitira mu mujyi wa Goma aho kugira ngo ituruke muri Sake. Niko bigaragara, cyangwa se ikabakubita ivuye Sake, bari bategereje ko ibakubitira muri Kibati cyane rwose. Aha rero nkaba nsigaje kureba filime ya FDLR ziri mu kibaya cya Kanyamahoro, ukuntu zigiye gufungirwa mu kibaya cya Kanyamahoro zikinjizwa mu Rwanda. Iyi niyo nkuru ntegereje kubona Kofi. Ngewe mbabwire iyi niyo nkuru ntegereje kubona yo muri kiriya kibaya. Mbona izakurikiraho nuko uyu uri kubaza witwa Kayiranga ngo bari guhungira baza mu cyerekezo cy'u Rwanda, barajya hese abategetsi bakuze n'abasirikare bo bageza Beni ndetse na za Rubumbashi n'abacuruzi bakomeye, abandi bo icyerekezo ni mu Rwanda cyangwa se mu nzira y'amazi. Gusa Sake babaje FRDC, Sake babaje Wazalendo, Sake babaje ingabo z'u Burundi, Sake babaje SADC. ahubwo nkeneye kumenya, ndaje mbaza umuntu, ntimuze kuva kuri Bwiza TV ndashaka kuza kubaza umuntu SADC iri hehe. SADC yari hariya mu Bambiro, FDLR bari hariya mu Bambiro, bari hehe? Aya niyo makuru nkeneye kumenya. Bari guhungira he? Baraza mu Rwanda, bumvikanye nayo M23 ko itari bugire ikibatwara, gusa M23 yabaye warning, kandi ino warning nkuko mu Nyakubaha Norbert yabivuze, iri yatangazo M23 yatanze mu gitondo rya warningaga SADC ko batari buze gutekereza kurwana nayo, rya warningaga, ariko urumva ko harimo something behind, turaza kubisesengura. Iri tangazo rya M23 ndetse na AFC basohoye rya warningaga MONUSCO na SADC nkuko Norbert yabivuga. Iyi warning kuyiha SADC uzi ko mwarwanaga, ukayiha SADC uzi ko yari muri Springbok muri operation yo kurinda Sake n'umujyi wa Goma, ifite byinshi bivuze ko hari ibyo bababwiye ati muratusha turabarasa. Bashaka ko barabivuze gutya muri communication zisanzwe, hanyuma akabishyira mu itangazo. None se SADC yakandiraho mu gihe wazanye kwirukanka? SADC na MONUSCO bakandiraho mu gihe FRDC ingabo z'u Burundi, wabonye special force ya FRDC barimo birukanka ku modoka hejuru. Yego. Ngaye nguko ibintu bikomeje kuba ibindi bintu, isura zigize gute, ziri guhinduka. Mambo amebadilika. Ngaye rwose mambo amebadilika. Tuzajya twogeza intambara wo nk'umupira ndakurahiye. Tuzajya twogeza intambara nk'umupira wese kari nka filime. Yewe noneho ngiye hari umuntu ujya uyicambuwa rwose intambara, urumva ashyiramo n'utuntu tw'uturirimbo. Yego, ndamukunda cyane. Twe ntituririmba, tuvuga ibihari. Hari igihe aho ngiye kubanza kumva akaririmbo karangira, ibindi simbyumve. Twe ntituririmba, tuvuga amakuru tukanagaragazamo ibitekerezo birishe. Hanyuma hakaba undi muntu watanze komenti witwa Rudahunga mu busesenguzi bwe nyuma ku itangazo rya M23, nawe araza kunganira Norbert. Aragira ati, ariko Rudahunga wamushyiraho, aragira ati ushaka kumuhamagara. Aragira ati iyi baruwa mugenzi wanjye Norbert byinshi yabivuze, gusa nakongeraho ko ubu icyambere ku rwego rwa politiki M23 igaragaje ikibazo irwanira kandi kidashingiye
ku barwandafone gusa ahubwo n'abandi bose bahohoterwa kubera ideoloji ishingiye ku moko Burundi ndetse na DRC bari kubiba mu karere bafatanyije na FDL kandi iri tangazo rikaba rimenyesha umuryango mpuzamahanga. Icya kabiri rirajya guhura n'iryo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yasohoye igihe jenoside yakorewe abatutsi yari itangiye mu 1994 aho yahamagariraga amahanga guhagarika ubwicanyi ndetse agakangurira ingabo za leta guhagarika ubwicanyi. Icya gatatu rirahumuriza SADC na MONUSCO na FARDC ahubwo rigaha umuburo abarundi. Atari. Icya kane iri tangazo riragaragaza ko ubu noneho intambara yo guhagarika ubwicanyi yaba Sud Kivu, Ituri, mu Bahema n'ahandi itangiye kabisa. Dushobora kumushyira ku murongo kugira ngo two guha abantu amakuru gusa, reka tunabahe n'ubusesenguzi kwa Norbert. Ego tumuhe ubusesengu, tumuhamagare noneho abantu babyumvire. Ni kwa Rudahunga. Wamuha kanze ngo nimero muhamagare Kofi kuko jewe ndi kwakira andi makuru bitaza gutuma tubureka kubata update. Yego ngiyi nimero yiwe ntago nayikubwira kuri mikoro, so ngaye nguko rero abantu mudukurikiye murabyumva muti Kayiranga reka ati mbakundira ko muvuga ukuri pe, ni bake bakora ibiganiro banasoma ibitekerezo. FDL yo iziyahura mu Kivu ubu wa musaza baheka azaza gute? Uriya musaza ari muri za Masisi hirya ugana za Warikari. Uyu ni umuntu uri guhamagara, sinzi niba ashaka ko tumuha umwanya. Kugeza ubu umuntu duhamagara turi muri studio dushaka kuza kumuha umwanya, ariko se ubu arashaka kuvuga, reka nze numve. Allo? Akamze bwana munyamakuru. Waramutse. Turi mu kiganiro, ndizera ko umpamagaye kubihuye n'ikiganiro. Yego turakwakiriye. Murakoze. Nshaka kubaza. Nitwa Christian Mukongomani. Yego. Nshaka kubaza ibyo turi kumva nibyo Sake yavuyemo? Ahubwo se kuki utakurikira amakuru? Jya kuri Bwiza TV urabibona. Yes, uyu nguyu aba yasigaye. Yego aba yasigaye rwose. Hanyuma umusesenguzi Norbert ati u Rwanda rurafata Wazalendo na FARDC bahunge ibashyira hamwe n'impunzi muri Nkamira. Mama ntatari nimero iri gucamo. Rudahunga nimero yawe ntiri gucamo. Nze nongere nyigerageje. Kofi ari kuguhamagara kugira ngo ugire gute wakire uzutubwire. Ntabwo icamo, ntabwo iri gucamo. Niko ibi nanjye nibyo ntegereje, deja ntegereje kwibonera abanjike n'abandi nkabihera mu mikrofone bakatubwira uburyo ibintu biri kugenda bibiza guhinduka. Ariko Meki ari nuza, hari ikintu kimwe na kimwe cyatumye yaba kuri reportinga kuri iyi ntambara cyangwa ku mutekano mukeya uvugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Rimwe na rimwe bigaragaza yuko hari abantu basa nkaho bafashe uruhande, abantu batajya bumva. Ntabwo ushobora kuvugisha yaba Ekenge ngo kuvugishe. Nta nubwo twafashe uruhande tubisobanura buri munsi. Nanjike ntaga kuvugisha ahubwo kugira ngo akuvugishe aragutuka. So rero duhitamo gukora uruhande rufite amakuru, ariko tugerageza no gushaka amakuru yo ku rundi ruhande. Niyo mpamvu tubaransingamo tukazanamo bamoya tukazanamo n'abayekenge, ariko ubundi dukurikije ibikorwa byabo nta nubwo bakwiye kuza kuri mikoro zacu. Sibyo mukuri rwose, ariko kubera akazi tubaha umwanya cyane, kubera ko ntago itangazamakuru ereza nuza bose. Yego kuba ugomba kumva za mpande zombi, ntago wumva uruhande rumwe. Ngayo nguko abadukurikiye tubabwire ko Ebetuwa yafashe Sake. Ndabona aravuga ati ngo M23 nzane ka gasaza ka Omega ntabwo ari umusaza. Omega aguhaye nimero yindi. Yampaye nimero yindi. Ongera ufungura aho nganyirebe nyandike. Yego Omega ashobora kwisanga mu Rwanda kuko mu minsi yashize yanakoreraga ntuzaze mu kibaya cya Nyiragongo. Ngiye mu kibaya cya Nyiragongo niho yakoreraga akazi ke. Byananteye n'ubwoba kuko ubu ngubu kujya muri cya kibaya cya Kibumba twajyaga twikandagira, ugafata imodoka ukajya kurisha ahantu mu ishyamba kure kugira ngo batayibona, kuko hari amakuru avuga ko
hari n'igihe imodoka izatambuka bakayirasa. Omega rwose yazaga hariya, gusa ndaza kumenya ubu ari mu byihe byerekezo. Yego uri guhamagara udahunga. Rudahunga nimero yawe nicamo, hamagara yanjye kugira ngo tugire. Yego rwose mukomeze muduhe ibitekerezo, reka nasome comment mu gihe tugejeje amakuru. Okay, mwaramutse neza. Mwaramutse Kofi. Yego na Mbeki n'abadukurikiye. Unyita Mbeki, Meki, ya Mbeki. Meki not Mbeki. Meki. Meki ya. Yes. So turakwakiriye muri iki kiganiro. Turakwakiriye mu kiganiro Isanzure, ikiganiro cyajemo breaking news n'amakuru atandukanye, aho twarebaga ifatwa rya Sake. Twagiye kwinjira muri studio Sake rwose ibaye tombe. Wenda mbere yuko tunagaruka kuri iriya tangazo rya M23, ifatwa ry'umujyi wa Sake uribona gute, rivuze iki nk'umuntu usesengura mu maso yawe, uhita ujya mu maso y'abaturage, ujye no mu maso ya leta ya Kongo, no mu maso ya byose ugiye gucambuwa kuri kote zose. Yego mu maso yanjye nk'uko twabivuze, Goma ikomeje kujya mu ibirika. Ni ukuvuga ngo nta kindi kintu isigaje. Wenda ndaza kubigaruka bakuyitangaza, ariko nsimbutseho gatoya ko ntuza kuri Sadeke. Yego ni nko kuyibwira iti rwose twebwe nta kibazo dufitanye, tugiye kubaha inzira. Wabonye ko babahumurije. Yego icyo ni kimwe. Ni ukuvuga ngo Sake ni inzira igomba kubaha kwinjira muri Goma byanze bikunze. Kuko niba nibeshye harahita hakurikiraho mu bambiro. Naho imirwano mu kanya, imirwano yari imirwano, ni ukuvuga ngo amakuru twari dufite turi muri studio nuko imirwano urumva abari guhunga, kandi urabizi ko aba bagabo M23 nayo igiza gute, irashorera, yabashoreye. Irashorera kuko urabona ko bishaka kugerana nimugoroba rwose hari ikintu kigaragara cyahindutse mu mujyi wa Goma. Kuko urebye ku ikarita nuza Goma iri mu ibirika, noneho yanditse iri mu menyo, iri mu kanwa k'intare. Yego aho ngaho ni ku rwego wenda ruri strategie militaire, kuko urabona naho mwigimbakirwa nk'uko babivugaga wabafashije cyane gukubita impande zombi. Uriya mwigimbakirwa usa nkaho wabafashije kubagota. Uriya mwigimbakirwa uzi ikintu cyababaye hose, ba FRDC yakubitiwe mu mpande nyinshi cyane. Nuvuga ngo M23 yakubitiraga mu kirwa, igakubitira hejuru kuri Chove, igakubita kandi turukije hejuru. Muri make aba bagabo bahuye n'akaga gakomeye cyane. Nibyo. Nanone ku baturage nk'uko warumbaje ati Sake iravuga iki ku baturage. Icyambere ku baturage bari muri Sake nabo bagiye kubonaho gahinge, kuko ntabwo nibwira ko M23 iri gusubira inyuma. Isubiye inyuma ubwo sinzi yaba ari indi hypothèse umuntu atabaze neza. Ariko ni ukuvuga ngo ubu ngubu ni advance, igiye kwavansa, kuko ukurikije itangazo baduhaye nk'uko mugenzi wanjye na Rubere yabivuzeho, ubu ngubu ni ukwavansa kabisa. Yego ni ukuvuga ngo rero haba abaturage ba Sake, haba abaturage ba Goma, baba abaturage bari mu nkambi za Kibumba, bashobora kuba nabo bagiye kubona gahinge bari bategereje igihe kinini. Yego ku cya gatatu warumbajije uko mbibonaho ni wanyibutsa ku rwego rw'akarere ndetse na communauté internationale. Yes, wenda tutarajya ku rwego rw'akarere, ku rwego rwa Kongo biraba ari nko gukubita icumu mu mugongo. Yego kuko umujyi wa Sake nako umujyi Sake wanaga ko bari barayishyizeho imbaraga nyinshi cyane, kandi M23 wanaga ko yari yaranze kujyamo bitewe n'uko yasaga nk'aho iri hasi, bashobora kuyirasa mu buryo bworoshye. Ariko kuvaho ifata ibiriya bice by'amajyepfo byose za Minova, ubona yuko Goma isi buriya imbaraga zose. Yego Kongo rero nka leta iraje sakuze nyine, igiye gusakuza biteye ubwoba.
ari icyo cya kindi ntuze kugarukaho cyane. M23 yitonde gufata yavanse ku buryo Goma byanze bikunze ivamo vuba, kuko itinze ashobora leta ya Kongo ishobora guhita ihaguruka ikazana ya turufu yindi bibitse mu kabati y'ibiganiro, kuko urabona ko nuriya minisitiri Muyaya yatangiye kwizanishwa ibintu bya Nairobi. Yego. Ku rwego wenda rwa community internationale irasakuza byanze bikunze bya bindi byayo, ariko ibyo turabimenyereye niba barasakuje Rubaya bagera baraceceka. Ntabwo gufata Sakire cyangwa kwinjira muri Goma biritezwe ko bazasakuza, bazavuga cyane, ariko nuko muze kubigarukaho bizaha igipimo gikomeye cyane M23 AFC kuri diplomasi noneho yagiye gukora ku rwego rwo hejuru. Ku rwego rw'akarere, akarere ntako katagize rwose, akarere ntako katagize. Amasezerano nako biganiro bya Nairobi byarapfuye, yase yohereje ingabo kugira ngo zibashe zageze kuri target. M23 yemera gusubira inyuma, yemera ibiganiro, yase ntako itagize ifasha. Rwanda ntako itagize, barumva. Akarere wenda ukuyemo Burundi nta kindi ugavuga, ariko aka karere kandi gasigaye rwose ubona yuko barababaye cyane kubona ukuntu bavuye muri Kongo mu buryo bugayitse. Nta mpuhwe rero bagirira nuza mu rwego rwa diplomasi na politike, nta mpuhwe bashobora kugirira leta ya Kongo. Ubwo uravuga EAC, ubwo ni nk'akarere ndimo kuvuga. Yego. Ni nko kwibwira tuti ntako tutakugize uranga. Ku cyanyuma wenda navuga ko kuri ibyo wambajije, ubu cya kintu nakubwiye ejo twavuzeho, no kuba yaba Wazalendo yaba FRDC, kuko ari akantu uvuzeho neza akahita kanyibutsa ibintu ejo twanarijeho. Yego. Ati Wazalendo ntabwo umuntu wema arazibona kuri moto mu mujyi wa Goma. Ni ukubera iki? Ni ukuba bitandukanye n'andi hantu M23 yajyaga ijya gufata. Yego. Kubera iki? Goma ni ibirika, yamaze kuba ibirika. Umuzalendo ujya kwiba kurasa umuturage akajya gusahura amaduka, arazi yuko M23 yamutse yinjiyemo baramutanga. Yego. Ni ukuvuga ngo na base yari afite guhungira. Ubwo ku kindi umuntu yavuga, ubona ko nuza bimwe ejo nanone twanarizagaho, uyu Masunzu yaraje gutegura iyi repri. Yego. Kuko urabona hari amakuru avuga yuko kuva ejo batangiye guhunga gutwara intwaro ziremereye, zimwe zijya Bukavu, ariko n'ubwongero bwayo mu Kigunda. N'ubwongero bwayo mu Kigunda pe. Urugero rwayo mu Kigunda. Hanyuma rero ubwo babandi bose bateraga amabuye, harimo n'abaturage wenda bagira ubwoba, akazamo na FRDC na Wazalendo barahungira mu Rwanda, ariko nabo barabizi intwaro barahita bazakwa. Biraba bitandukanye n'94 uburyo abajenosideri babahungiragaho binjiranye n'intwaro. Yego. Icyo nicyo kintu mbona leta ubu buriya ari amakuru tutaba dufite, ariko nka leta y'u Rwanda, haba kuri leta haba ku gisirikare RDF, hari n'ahantu biteguye ku rwego rwo hejuru. Kandi kuko si ibanga, no mu masezerano ya Rwanda bagiye babivugaho ko ingamba z'ubwirinzi zashyizwe hariya ziri ku rwego rwo hejuru, ziri high alert. Yego. Hari ikintu ugarutseho cy'ibiganiro bya Rwanda na Nairobi, ariko mu kiganiro cya Muyaya yavuze yuko ibiganiro bya Rwanda kuba byaraferinze ari ugutsindwa kw'amahanga yose muri rusange. Ndetse noneho kuri ibyo biganiro bya Nairobi asanga ngo byari byo gisubizo, ariko ugasanga hari ikintu nifuzaga kwenda ukomozaho. Ibiganiro bya Nairobi byavugaga ko ari ukurwanya imitwe yose yitwaje ibirwanisho, ariko kugeza kuri uyu munsi bimeze nkaho ari ukurwanya umutumwe, kuko iyo mitwe yindi yose yikombinye na FRDC baba umuntu umwe, basigara barwanya M23.
ya naraye ubaje ikibazo cyiza naraye bifuzeho nijoro mu kiganiro cya nijoro ni ukuvuga ngo habaye mashi nyine nibyerekana ko iriya mitwe yose yakoreraga leta imitwe irenga 200 yose byerekanaga ko nyine yari mu ntuza mu kwaha kwa leta nose ubwo urumva ni ukuvuga ngo amasezerano ya Nairobi yarafiyarinze ariyo mpamvu wabonye ko mu ntuza mu biganiro bya Rwanda bahise bashaka kwinjectamo M23 kuko nuza umuhuza wa Rwanda nawe yarabibonaga yabonaga ko ibya Nairobi bisa nkaho byafiyarinze reka ahubwo dufatanye na nuza na nyakubahwa Uhuru Kenyatta noneho nuza murano ibi biganiro birimo guhuza u Rwanda na Congo hazimo M23 ariko ubona ko iyo deal byageze ku munota wa nyuma leta ya Congo irayanga kandi byari biri mu ntuza mu mirongo y'ibyigwa bigari yego leta irabyanga rero gusubira ku biganiro bya Nairobi nta kintu kirimo kubera yuko mbere byari bigamije kuvugana n'imitwe yose ariko iyo mitwe yose yahindutse wazarendo yego yes ngayo nguko rero M23 yafashe Sake turebe none kuri wowe urabona noneho hakurikiyeho iki umujyi wa Goma Bukavu Goma tukore sondage n'abantu batubwira ariko ngiye ndabona ko Goma iragendera kimwe na Bukavu unabihuze ndetse naho kubera ko rirerekeza nuze FDLR muri Goma yo byanze bikunze igomba guhabwa karibu Rubavu kuko nidahabwa karibu Rubavu n'ubundi zafatirwa muri Goma umwaka ushize ngo bari barahanuriye ko bagomba kurira umwaka wa 2025 mu Rwanda niyo buhanuzi babonye ngo bagomba kuza umwaka ugatangira bari mu Rwanda ubwo nyine ibyo bahanuye bibagezeho urabona bagiye kuburya urabona bagiye kuburya kabisa abana bahabwa karibu i Rubavu yego hanyuma tubwire kuri wowe ugiye kukubaza ikibazo tubwire ubona imvuto noneho bigeze ahantu imaze gufata bishoboka ko yajya mu biganiro bya Rwanda cyangwa se Nairobi hanyuma ikindi imyitwarire ya leta ya Congo nyuma yo gufatwa ku mujyi wa Sake kuri wowe mu mboni zawe ntabwo numvise neza ikibazo cya mbere wabajije ati aho imaze gufata ubona yuko ifite ntuza yo kuba yajya mu biganiro bya Rwanda cyangwa ibya Nairobi ati no hanyuma utubwire n'imyitwarire ya leta ya Congo nyuma yo gufatwa kwa hantu ni ukuvuga ubaje ikibazo cyiza nk'uko nabivuzeho kare ibiganiro bya Nairobi byarafiyarinze ubu byimukiye Rwanda kuko mu biganiro byari hagati ya leta ya Congo n'u Rwanda wabonaga ko benjekisemo nuza M23 kandi ubona ko u Rwanda rwo rwabaye kategorike ruravuga ruti muri ibiganiro bya Nairobi bya Rwanda Congo nitavugana na nuza na M23 ubwo natwe ntabwo tuzasubirayo kwifotoza icyo ni kimwe icya kabiri nuko nuza Congo nako kwifatwa ry'iyi mijyi wenda kuvuga ngo M23 yasubira Rwanda ni iki ubu ngubu biri mu munyenga nk'uko ejo nabivuze biri mu kwezi kwa buki biriya bya Congo yamaze kuvuga ko itashobora kuganira nayo icyo gihe rero bw'umutwe nk'uyu nguyu w'abarevolutionneri ati ntabwo ushaka kuganira nawo kandi ufite imbaraga urakomeza nyine ariko ntabwo twakwibagirwa ko Goma iramutse iguye na Bukavu ikavamo nyine ko leta ishobora kuvuga iti okay tujye mu biganiro none tujye mu biganiro ariko yo ikintu yabisaba ntabwo yabisabaga hingi yabwo yashyiraho condition ko M23 isohoka muri Goma aricyo kintu mbona kuri M23 kigoye noneho kuko ubona ko ari ikintu yitondeye igihe kinini kwinjira muri Goma ni ikintu yitondeye naho ku kibazo warumbaje ati se leta irabifata gute leta nyine kuba ubu irarwaye kabisa sinzi na perezida yavuye Davos ngo tuze kumva icyo avuga ariko ubu ngubu ni nka kwa kundi urwara agakanzu kuko umujyi wabo muvuze ikintu kinini
guhuza koridoro ya ruguru muri East Africa niyo hagati. Ni umujyi munini, ni umujyi w'intara ya Nuza Kivu y'Amajyaruguru. Kuri Nuza ubu ngubu bagiye gutabataba hirya no hino. Kongo ni abantu bavuga cyane, ubundi bwo mugiye kubumva none. Goma iramutse ivuyemo Muyaya none hagiye kuvuga pe. Ubu bagiye kuvuga ya Mwenderesi Karimushi iragaruka. Muyaya uvuga yuko ari u Rwanda bari kurwana narwo M23 itabaho. Ni ikintu weho nk'umusesenguzi wafashe ute? Iriya ni indirimbo ishaje. Ni amata kirangoye. Ni indirimbo ateye igihe kinini. Hari amahanga amwe atayumva, hari ayandi ayumva inyuma y'amarido, ariko akarumahuha nk'uko nagiye mbigarukaho kenshi. Hari niyo européenne ikunze kubigarukaho, Bruxelles ikunze kubigarukaho, Ubufaransa, ariko ku rundi ruhande barakomeza bagakorana n'u Rwanda. Ni imyanzuro igeze muri UN, apana yo kurufatira ibihano, byibuze imyanzuro yayindi wenda ngo yo kurwamagana yita ifata ubusa. Ni ikikwereka ko nyine communauté internationale buriya Kongo ari ikintu itazi. Yo yiringiye cyane communauté internationale, kandi communauté internationale ni baringa, aho kwiringira kubaka ntuzarume yabo ndetse no gukemura ibibazo biri hagati mu gihugu. Ibya bindi twavugaga nyine, abarideri bari faible, bari so weak, ahanini usanga ibibazo babyikuraho bakabyegeka ku wundi, bagashaka ko babishyira kuko bananiwe kugira iki kubikemura. Ariko abarideri bari for cyangwa bari strong, ikibazo bagishakira igisubizo, kandi igisubizo cyahariya kiroroshye kukibona. Kiroroshye, nta muntu utabona ko cyoroshye. No mu masaha 24 ni igisubizo bakwicarira kigahita gikemuka. Okay, urakoze cyane Rudahunga. Urakoze cyane. Twari turimo tuvuga ku ifatwa rya Sake, iryo ryatuzinduye, inkuru yakiriwe n'abantu benshi cyane. Wenda turaza kongera kukuvugisha mu masaha ari buze mu biganiro bitandukanye, cyane ko wiyemeje kudufasha mu busesenguzi bwawe. Hanyuma Kofi, soma comment nkeya duse nk'abagira ku musozo, ariko ndacyashaka n'andi makuru. Soma comment nkeya. Chat. Ngoreka ibintu by'ibiganiro. Ngoreka ibintu by'ibiganiro. Abasore ngo bahameneye amaraso, ngo bahamena amaraso menshi, bafate bakomeze bahite banakata, ahubwo Republike nshya ya Kivu. Ngo the people of Eastern DRC, we are ready and we are expecting a big change in 48 hours. Hakeneye impinduka mu masaha 24. Uyu nguyu arabivuga nkaho arizo ko bari kugira ntuza. Witwa Sabineza Moses ati M23 noneho iri kunyaruka kurusha inyaho utandaho. Abanyamakuru hanyuma cyagiye. Hanyuma ati mumbarize ninde ubona ushobora kuba guverineri wa Nord Kivu nyuma ya Goma, potential strategic candidate. Ntago ahangaha nta kikubwira rwose. Ushobora gusanga atanazwi, Nyakubaha Habineza. Ushobora gusanga ari umuntu utanazwi, tutaranabona no mu bintu bya M23. Ariko icyo nzi nuko haraboneka abantu benshi bashobora kuba babishoboye. Usanga hari n'abandi bahari bamaze guteganywa. Hanyuma Gogati Masunzu aracaye, FARDC iramwicira nadahunga, ahubwo Masunzu ni umuntu ufite ibibazo pe. Ntago bamwica. Masunzu niwe muntu ufite ibibazo bikomeye cyane. Uyarega barita mufata nk'umuntu watanze Sake, uko Masunzu bagegira n'ibyago. Muri 2012 M23 ifata umujyi wa Goma, n'ubundi yawufashe Masunzu yaje kugira gute kwirukana M23. We yahungiye mu kifaru muri Sake arirukanga. So ngayo nguko rero Sake ubu ntiyayisubiramo. Niyo yafashwe mbere. M23 ntishaka ko noneho banyura no muri Sake. Igomba kubanyuza mu Rwanda no mu mazi.
igomba kubanyuza mu Rwanda no mu mazi. ni ibintu ubona yuko biri buze kugorana cyane kandi mu by'ukuri kuri leta ya Kongo ikirasigara nyine irasigara mu mazi, ubu iri mu mazi abira leta ya Kongo. Uyu munsi igihari ni kimwe nuko bashobora kwemera ibiganiro cyangwa imishyikirano itagikunze. Ikindi cya kabiri ni uko kuba umujyi wa Goma urimo imiryango mpuzamahanga myinshi, M23 ishobora no gufata Goma itarwanya, hakabaho nuza deal hagati wenda y'amasunzu cyane abacira umwami bakabwira bati nimuyitware muze muyitware rwose, ati muyitware n'ubundi tureke twihunde twigendere. yego Ibyo turaza kubireba. So ngayo nguko rero ndumva twasoza ikiganiro cyacu. Comment nyinshi nizivuga ngo turaoye turakomeza, benshi n'abantu benshi n'ibyishimo gusa. Reka tujye kubashakira amakuru yandi, ariko icyo nababwira cyo nuko Kitembe zandikwa mu mateka kabisa kuri Sake. Nuvuga ngo Kitembe niyo yatanze umusada ukomeye wo gusenya bazariyeri ya FARDC. Ya mbunda yari Kitembe niyo ya ejo Mbetura yihashyize babireba ikajya bakubita, yakubise rwose ikibombe kimwe kubitira aba FARDC bagera mu 120. Abandi baragumya bati tutapiga M23 tutaipiga bayirasha amabombe menshi cyane ninjoro saa 7 z'ijoro, bo ntibanaryamye, bo baraye barasa. Hanyuma rero mu gitondo ibakoreye agashya kofi cyane, mu gitondo ibakoreye agashya. Imbunda yariri Kitembe niyo ikoza agashya, niyo yakuritaguriye defense zose za FARDC zari ziri mu bambiro, bazariyeri yabo yose. Mbetura iyigira uburere, imaze kuyigira uburere abavaga Rutogo, abavaga Ndumba, abavaga Mbetura. Muzi ko ejo bundi twabwira ko yari yamaze kwisunika ijya mu kiba cyitwa Bwambogo gisa nk'igiki kirasake. Bikwereka ko yari yamaze kubabara bya bindi ikora umutwe ifite ubwenge cyane muri tactique zayo, irabikora irabazenguruka abandi ntibabimenya, itangira kubakucagura nk'uko byagenze rero. Ono kuvuga ngo igihari ni kimwe nimba Sake ivuyemo Goma ntiyitahiwe umugari nko kuri abi bakabwira ko M23 yamaze no kugira Nzuro. M23 yageze Nzuro. Ingabo za abakiri mu bambiro FARDC zo abakiri mu bambiro baritanga bari twitanga bakiriyo abeshira hano irafatira amateka abatagarutse Goma. Hanyuma ingabo za FARDC zo izambere zo ngira ngo mwabibonye twaberetse ko zari zigeze SSR kandi imodoka n'ifaro ziruka nkazigira mu mugisha. Kandi ikindi cya kabiri nuko mu bambiro hashobora kuza gufatirwayo ibirwanisho na za mbunda za FARDC nini cyane, inyinshi yanazisenyerega. Ubibaza ko ibyo ibombe yaritaguraga muri la bazariyeri yabo kwa guca intege bari hariya. So ngayo nguko rero katusoze ndumva ndushye pe, umunsi wa ndana navuze cyane. Wavuze cyane ndumva ndushye gusa. Iyi ni success story kuri twebwe nk'abanyamakuru gukurikirana intambara, urugamba kuva ku munota wa mbere, kuko twe twahereye ruguru cyanzu mu Kirunga. Umunsi Bwiza TV na bwiza.com twatangiye kuri potinga intambara. Umunsi Wiringoma atangira kuvuga yarananutse cyane, nawe arabizi. Wiringoma avuga agatangazo yambaye igikorodorete mu ntuza ari mu birunga, avuga ko batangira urugamba. Dutangira gukora zino nkuru, abantu benshi baratwatatse bati murakora n'abanzi, murakorana, baradututse cyane. Ariko kuko twara abanyamakuru tugomba kuvuga inkuru ziraho ziri balance, turazivuga ko twari twamaze no gukora fact check, twumvishe ko abantu bameze neza, amajwi ameze neza. Mohamed amajwi aravuga neza, ugohereye aho amajwi yagize ikibazo. Yego ndibaza ko niho ushobora kuba uri, amajwi yaravuga neza. Ahangaha rero ntago watekereza ko Mbetura ahantu yari hereye. Kwanza batangiye nyine bavuga ko ari ARC, niko yavugaga, ntiyavuga Mbetura. Ntago Wiringoma yavuga Mbetura, yavuga ARC. Abantu barebe neza barahita babibona. None uyu munsi bageze Sake. So bigaragara ko dejo redi n'umujyi wa Goma ugiye
nta gihe ufite ndetse na Bukavu nta gihe ifite. So Kofi reka dusezera abantu mwakoze kubana mukomeze mukande like share and comment mukande subscribe mwebwe mutarayikanda kwayikanze ntiyongere kuhikanda ahubwo mukande kunzogera kugira ngo mujye mubona amakuru yose mujye muhita mubona tukigera live ubibona notification rwose amakuru yo ntimuve kuri Bwiza tuzajya tuyabagezaho turacyakomeje. Ikindi twakubwira nuko ushobora kugira umutima wo gufasha iki kinyamakuru ngiyo nimero ukaditera inkunga ushobora kohereza uko wifite amazi yo kunywa ushobora kohereza airtime n'uburenganzira bwawe ni 0788302042 0788302042 ushobora gufasha kino gitangazamakuru kukibonera airtime cyangwa se kubona n'ibindi ngayo nguko. Reka dushimire mwese mwadukurikiye abatanze comment ababanye natwe mwakoze cyane mwazindukanye natwe kuva saa 9:00 kugeza uyu munsi kugeza aya masaha tubabwira ngo tugiye gushaka andi makuru tukubwira uko operation yari imeze tubabwira uko M23 byaje kugenda naho turaza no kumenya nuko bimeze wasanga n'ubu ngubu M23 ikomeje kugira gute gukurikira FRDC ikomeje kubakurikira mu nzu ariko ndabona bashobora kuba abaturage bari kwishima tukamuronza akakantu ntabwo twareka kugakoresha reka tugasige kuko kugenda tutabahaye ibya nyuma byiza abantu bari dukurikiye batangiye kwishima abaturage kongomani bivuze ko nta konje bagira aba nabaheye aka kantu kari kuzisirikira ngabo abaturage wababa na wamama kwa nini mko hapa mnajilamante sana mnapiga kelele nini ndio inacha ari barambiye wazalendo si wakazi wa Goma tushateseka sana guvernema tunyanyasa haichague kitu kijiko telefone nini na wanabeba Tshisekedi kandi aracyari mu Busuwisi mkimbizi naomba lipie sahani alipie kijiko tunaomba M23 ikutusaidie ubu mukanya turaza kubona aba M23 bageze ntuza tunalia sana M23 tusaidie kutia Goma bari gutanga ntuza so ngaye nguko ndumva twasoreza hano tubashimira mugira ibihe byiza umunsi mwiza Uwiteka barinde kandi abahire abahe no guhamuka ronka natwe reka tujye gushaka amakuru yandi arenze ku twabahaye bye.